Haleluya, shalom, Yesu ashimwe. Ikaze mu ijambo ry'Imana. Yewe turi kumwe uyu mugoroba, nitwa Muzuri Clovis, nkaba ndi umuvugabutumwa muri New Jerusalem. Nishimiye cyane uyu munsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuwishimiremo, tunezererwemo. Nishimiye cyane gusangira ijambo ry'Imana namwe. Ni umunezero ukomeye n'ibyishimo bikomeye kuba imbere y'Imana. Rero Imana yashyize ku mutima ijambo rivuga ku gakiza kazana impinduka, gukizwa ugahinduka. Ndimo kwibaza n'abantu benshi, ari abakijijwe n'abadakijijwe, hari igihe bibaza ukuntu umuntu w'umusore areka ibiyobyabwenge, akareka ubusambanyi, akareka ibintu bibi yari arimo, hanyuma akayoboka inzira y'agakiza. Akibaza ukuntu umuntu w'umubyeyi cyangwa umupapa w'umumama wari ufite ikigare arimo abana n'abandi bantu byose akabisiga, noneho akaza imbere y'Imana akareka bya bindi byose, ugasanga yakize, yabaye umuntu muzima. Kandi hari igihe ushobora gusanga imiryango yaragerageje, abavandimwe baragerageje, ibyo bintu byose bikananirana, ariko umunsi umwe yahura na Yesu hakaza impinduka zirenze cyane izo bari basanzwe babona, bakoresheje uburyo bw'ubujyanama n'ibindi bintu bitandukanye, bakoresheje siyanse. Hari umuntu wenda ufite yarabaswe n'inzoga, bakamuzanira umuti, bakamubwira ati ni umuti wa kinyarwanda bavanga gutya, umuntu anywa inzoga akazireka, itabi akarireka. Hari abantu benshi bagerageje ibyo bintu byose bitandukanye, ariko biza kugaragara yuko ibyo bintu bitatanze umusaruro. Ariko ndashaka kuvuga uburyo ki agakiza kazana impinduka muri ubu buzima, umuntu agahinduka rwose pe. Hari igihe abantu bajya bibaza ukuntu umuntu ashobora kuba yaragiye muri gereza, ugasanga umuntu yagiye muri gereza baramufunga, wenda tuvuge bamuziza ibiyobyabwenge. Noneho yava muri gereza, ikintu cya mbere aza ashaka ni bya biyobyabwenge, kubera ko ni amategeko baramufashe, ariko nta mpinduka yigeze ibaho. Baramufunga amaramo imyaka ingahe, ariko nta mpinduka yigeze ibaho muri we igaragara. Niyo mpamvu usanga umuntu arafunzwe bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu azira icyaha kimwe, ariko hari impinduka ikomeye ijya iba iyo umuntu ahuye na Yesu by'ukuri akamuhindura. Reka dusome ijambo ry'Imana, tuvuge ku bwami bw'Imana, kubona ubwami bw'Imana uko Yesu yabigereranyije, hanyuma tuze gutanga noneho n'ingero z'abantu batandukanye mu buzima bwacu ndetse no mu ijambo ry'Imana, abantu bagiye bahinduka, bagahinduka kompletema, bagahindukira, bagahinduka rwose, bakaramya Imana, bagahimbaza Imana. Reka dusome muri Matayo ibice 13 umurongo wa 44 kugeza ku murongo wa 46. Matayo 13:44 kugera kuri 46 haranditse ngo, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zihishwe mu murima, umuntu azigwaho, arazitwikira, aragenda, umunezero umutera kugurisha ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umutunzi ushaka imaragarita nziza, abonye iyo maragarita imwe y'igiciro cyinshi, aragenda ayigura ibyo yari atunze byose ngo abone kuyigura. Amen. Ahangaha dusomye uburyo Yesu yagereranyije umuntu wabonye agakiza cyangwa wahuye nawe, bya bindi byose bya mbere bigahinduka bishyashya. Amugereranya n'umuntu wagiye arimo guhinga mu murima, akaza kugwa ku mari ikomeye, akaza kugwa ku izahabu. Uwo murima
ahari ntago wari uwe, noneho aragenda afata ubutunzi bwe bwose arabugurisha kugira ngo aze agure uwo murima. Arabanza arayitwikira, arayihisha, hatagira umuntu uyimutanga. Arongera bigaragaza n'ibuye ry'agaciro, gufata ibuye ry'agaciro wari urimo gushaka, noneho waribona ukagenda ukagurisha ibindi byose ugasanga biri munsi y'agaciro k'iryo buye, noneho ukabigurisha ukaza kugura iryo buye bise imaragarita cyangwa izahabu cyangwa diyama cyangwa ikindi kintu. Ibyo ni ibigereranyo byose by'ubwami bw'Imana. Rero uwo muntu agira ibyishimo n'umunezero. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyishimo bimutera kugenda akagurisha bya bindi byose, akaza akagura uwo murima cyangwa akagura icyo kintu cy'agaciro. Rero umunezero n'ibyishimo by'agakiza by'impinduka zabaye mu muntu nibyo bituma umuntu agira imyitwarire itandukanye n'iyo yari afite mbere. Rero reka mvuge kuri Pawulo gatoya muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12 kugera ku wa 17, amagambo Pawulo yavuze ashimira Imana yuko yakijijwe. Yaravuze ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje yuko ndo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera, kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwaho bufatanyije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Yesu Kristo. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa hose, yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye wa mbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanirwe muri njye uw'imbere, kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Umwami nyir'ibihe byose, udapfa utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Amen. Uyu ni Pawulo yari amaze guhura na Yesu. Aravuga ngo nuko nabanje kuba umutukanyi, nubwo nabanje kuba umuntu mubi cyane, ariko aravuga ngo ibyo byose nabikoze mu bujiji ntarizera, ariko ashimira Imana yuko yamubabariye. Natwe rero cyangwa nawe, umuntu wese wakijijwe, hari impinduka zabaye mu buzima bwe, kubera ko iyo umuntu akijijwe yibaza impamvu yamaze igihe cyose atazi uko kuri. Jyewe umunsi nkizwa narimo gutekereza nkavuga se ibi bintu bibaho, kubera iki namaze igihe kingana gutya ntabizi niba bibaho. Kandi usanga byaravugwaga, abantu ukajya mu rusengero bakakubwiriza, ukumva ijambo ry'Imana kuri televiziyo, kuri radiyo, hehe, abavandimwe n'inshuti bakakubwira, ariko ntubyumve. Ariko noneho igihe cyagera ugahishurirwa Kristo, ugahura nawe, hakaza impinduka mu mutima zikomeye cyane udashobora gusobanurira undi muntu. Ukibaza ukuntu inama zose utumvishe, ukibaza ukuntu bakubwiraga ibintu by'ukuri ntubyumve, ariko kubera ko Imana yagufunguye amaso y'umutima kugira ngo ubashe guhishurirwa Kristo n'ubugingo buhoraho, ugasanga wataye igihe. Niyo mpamvu Pawulo nawe yavuze ngo Imana yarambabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Iyo umuntu atarizera aba akiri mu bujiji. Rero iri shimwe turisangiye na Pawulo, natwe turiho uyu munsi turashima Imana yuko yadukijije. Umugisha ukomeye ni ukwizera Yesu Kristo, ugakizwa, ugahinduka. Hari abantu twatangiye tuvuga se ni gute umuntu ahinduka burundu ibya kera bigashira. Hari ukuntu abantu batajya babyumva neza. Reka nze tujye mu ijambo ry'Imana muri Abaroma 8 umurongo wa mbere. Haranditse ngo nuko noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Yesu Kristo ryambatuye ku bubata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu.
Haleluya. Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka. Amen. Aho ni ku murongo wa 3. Rero ndashaka kuvuga impamvu noneho umuntu akora ibyo adashaka. Buriya hari abantu banywa inzoga bazi yuko ari mbi, abantu banywa itabi bazi yuko ari ribi, abantu basambana bazi yuko gusambana ari bibi, bazi yuko guca inyuma abagore ari bibi, bazi yuko kwiba ari bibi. Ariko hari izindi mbaraga zituma ukora cyangwa umuntu akora ibyo adashaka gukora. Izo mbaraga rero ni itegeko rya kamere n'urupfu riba riri mu muntu, kubera ko twakoze icyaha. Iyo kamere twese, ijambo ry'Imana riravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Rero ni ukuvuga ngo iryo tegeko ni itegeko rituma abantu bamubata. Umuntu akora ibintu yumva adashaka ariko agakomeza akabikora tu, ejo akongera kumva ashaka kubikora tu. Ariko niyo mpamvu ku murongo wa 2 bavuga ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo wo muri Yesu Kristo ryambatuye ku itegeko ry'ububata bw'ibyaha n'urupfu. Rero iyo umuntu yakiriye Kristo aba yakiriye irindi tegeko rifite imbaraga zirenze itegeko rya rindi rituma ukora ibintu wumva udashaka. Ushobora kuba nawe ufite ikibazo, abantu barakugiriye inama, barakubwiye ngo mugenzi wacu, inshuti yacu, umuvandimwe, ibyo bintu ni bibi, wibikora, ntugatukane, ntukarakare, ibintu byinshi cyane. Ariko nagira ngo nkubwire yuko wowe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe bitakubashisha kunesha kamere. Ibyo bintu niba bikoreshwa na kamere y'icyaha, ifite izindi mbaraga zirenze imbaraga z'ubwenge n'ibitekerezo n'amarangamutima. Ariko hari igisubizo. Igisubizo ni ukuvuga ngo niwakira Yesu Kristo urahabwa umwuka w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwami niwe mwuka. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwami niwe mwuka, umwami Yesu niwe mwuka, kandi ahari umwuka w'Imana hari umudendezo, hari ukubohoka. Rero iryo tegeko ry'umwuka w'Imana iyo rigeze mu muntu rirahindura, noneho ugasanga ugendera ku itegeko ry'umwuka utagendera kuri rya tegeko rya kamere, noneho ugakora ibyo Imana ishaka kugira ngo ukore ibyo kamere ishaka. Natanga urugero, mujya mubona urushinge rw'isaha uko rugenda gutya, twawugereranya n'imbaraga za kamere mu muntu utarakizwa, utarakira Yesu Kristo. Nta zindi mbaraga zaza kugira ngo zitume umuntu ahindura cyangwa kamere ihinduka itangire igende noneho mu yindi sens contraire. Ariko iyo umuntu yakiriye Kristo agahura na Kristo, umwuka w'Imana ukaba muri we, ni ukuvuga ngo ya direction irahinduka. Kandi ibyo ngibyo bizanwa n'itegeko ry'umwuka w'Imana riba riri muri we. Ni ukuvuga ngo hari igihe abantu bibaza ibintu byo gukiranuka no gukiranirwa. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye kamere yo gukiranuka. Ushobora kuvuga ese ko nakiriye Kristo kandi nkaba hari igihe ngwa mu cyaha. Nibyo, umuntu wakiriye Kristo yakijijwe ashobora kugwa mu cyaha. Ariko iyo wakoze icyaha kubera iryo tegeko ry'umwuka w'Imana, ni nk'uko waba winjijemo ikintu kidasanzwe mu mutima wawe cyangwa mu mubiri wawe. Iyo umuntu arwaye, wenda akarwara malariya cyangwa akarwara indi ndwara, agira umuriro mwinshi, agatitira, kubera ko hari ikindi kintu cyinjiye muri we, noneho agashaka uburyo kiyagikira. Rero iyo umuntu w'umukiranutsi yaguye mu cyaha, ikintu gituma ashaka ubuhungiro muri Yesu Kristo nuko aba yabuze amahoro, aba yakiriye kamere itandukanye n'iyari isanzwe. Rero ndabashishikariza mwese kugira ngo ubwo mwakiriye Kristo mushishikarire no kuzura umwuka w'Imana kugira ngo mubashe kugendera hejuru ya kamere, hejuru y'umubiri, hejuru y'irari, hejuru y'isi. Hari imbaraga muri Yesu Kristo zidushoboza kunesha isi. Ibyo amategeko yananiwe, ibyo ibihano byananiwe, ibyo imiryango yananiwe, ibyo ababyeyi bananiwe, ibyo ngibyo byose Yesu arabishoboye. Haleluya.
ndagutangariza yuko ukeneye kugira ngo wakire umwuka w'Imana. Ibyo bintu byakunaniye birakunda. Ibintu byakunaniye ku bwa kamere, ku bw'ubwenge, wakoresheje ubwenge, ukoresha systeme zisanzwe, birananirana. Ariko hari ubundi buryo bw'umwuka w'Imana uboneka muri Kristo ukoresha, hamwe no gusenga no kwizera ijambo ry'Imana no guhagarara mu masezerano. Ibyo ngibyo byose birahunga bigatsindwa, kubera ko turi abana b'Imana, twaguzwe amaraso y'igiciro. Haleluya. Icyo nshaka kuvuga ahangaha, ndashaka kuvuga ku bantu batatu baba mu itorero ry'Imana. Mu itorero ry'Imana habamo abantu bakijijwe kandi bahindutse. Haleluya. Pawulo yaranditse aravuga ngo ntimukishushanye nayo iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Rero iyo mitima mishya hari abantu bayifite mu itorero ry'Imana, babera, bakijijwe, bafite kamere y'ubukiranutsi. Iyo icyaha kigiyemo ntago gitindamo, kubera ko si kamere yabo. Bihutira kwihana, bihutira guca bugufi, bihutira gusaba imbabazi. Ni abantu bamenetse, imitima yabo yamenetse, bageze ku musaraba. Rimwe hari umuntu twigeze guhura, arambwira, ambaza undi muntu dusengana, arambwira ese kanaka murasengana? Ndamubwira ati yego. Ati aracyagira wa mujinya? Ndamubwira ati umuzi kera. Ati ubu ngubu ushobora kumukandagira akakubwira ngo Imana iguhe umugisha akikomereza. Ni ukuvuga ngo hari abantu batuzi kera uko twari tumeze, umujinya twagiraga, ingeso mbi twagiraga, ariko batatuzi ubu ngubu twarakiriye Kristo, twarahindutse. Ntago bazi yuko hari itegeko ryaje rikatwobrija gukora ibyiza. Haleluya. Twakiriye umwuka w'Imana, twakiriye kubaho kw'Imana no gukora kw'Imana. Uwo ni umuntu wahindutse. Hanyuma hakaba undi muntu umukristo wa kamere. Umukristo wa kamere namugereranya n'umupagani wo mu rusengero. Abisirayeli bava muri Egiputa bajyanye n'ikivungi cy'abanyamahanga, abanyagiputa. Bageze mu butayu, kubera ko abo bantu bakurikiye Abayisiraheli atari Abayisiraheli, noneho bageze mu butayu basanga ari ukurya manu, ari uko Imana yavuze, ari ubuzima bugoye. Noneho barangije baratangira babwira Abisiraheli, atariko muri Egiputa twari dufite inyama, twaryaga inyama, twaryaga amafi, twaryaga amadegede, ariko ahangaha mugiye kwicirwa n'inzara. Ni kuvuga ngo bari barabonye ibitangaza Imana yakoze, bya bindi 10 yakoreye muri Egiputa. Baravuga ngo reka iyi Mana tuyikurikire n'abantu tubakurikire. Ariko ntago babakurikijwe nuko bahindutse mu mitima yabo, bakizera Imana, bakamenya amategeko n'amabwiriza agenga ubwami bw'Imana cyangwa Imana ya Isiraheli. Bageze rero mu butayu, mu bigeragezo, babateza ibibazo byinshi, babatera gusubira inyuma, babatera gusubira iyo bavuye. Iyo rero muri aba bakristu rero hari abakristu ushobora kuba umaze imyaka 20 mu rusengero, ntago biguha garanti yo kuba warahindutse. Guhinduka no kwihana, ukajya ku birenge bya Yesu, ukamwigiraho, ugaca bugufi. Ariko ntago guhinduka bibarirwa mu myaka. Ushobora kuba umaze imyaka myinshi ariko utarahindutse. Agakiza rero turimo kuvuga ubu ngubu ni agakiza gahindura. Ni agakiza natwe kaduhinduye. Natwe niko twari tumeze, twishimira ibineza neza byo mu isi. Nge nari mfite inyota yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kunezeza, ariko maze gukizwa naricujije cyane. Iminsi namaze imyaka hafi 4 irenga, ntazi yondi, ntazi ibyombamo, ndi mwirari ry'isi. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana nza guhishurirwa, menya yuko nataye umurongo, menya yuko ibyo Imana ishaka atari byo nkora. Hanyuma ndahindukira, ndamuramya, ngira amahoro ya yandi ameze nk'aho muntu twasomye Yesu yavuze wagiye akabona zahabu akavuga ngo
ese reka ngende mfate ibintu byose ntunze nze mbigurishe, hanyuma nemera kuyoboka Imana. Kandi rero ijambo ry'Imana riravuga ngo abo Imana yababaririye byinshi bakunda cyane, niko Yesu yavuze. Avuga yuko umuntu ashobora kuba ari mu byaha yarashayishije, ariko iyo ahuye na Yesu uwo muntu akunda cyane kubera ko abazi icyo Yesu yamukoreye. Ni ukuvuga ngo ntago twirata yuko twabanje kuba mu bintu bibi. Icyiza ni uko umuntu yavuka akarererwa mu bwami bw'Imana. Hari abana bavuka bakarererwa mu bwami bw'Imana, mu ijambo ry'Imana, bagakura bakamenya Yesu, bagakomereza muri uwo murongo. Tujya twumva umuntu witwa Samweli yaravutse bamutura Imana, akomereza muri uwo murongo kugeza ubwo yagiye gupfa, akavuga ngo hagire umuntu ugira icyo anshinja, niba hari uwo nariye inka ye cyangwa isambu ye cyangwa iki. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo rimwe na rimwe hari igihe abantu bavuga ibyaha bakoze bakabivuga nk'aho ari ishema. Ntabwo ari ishema. Ibyiza ni uko umuntu yavuka agakurira mu murongo w'ijambo ry'Imana, akizera ijambo ry'Imana, ariko iyo option yo kuba Imana ishobora gukoresha ibintu bikomeye nk'uko yakoresheje Pawulo, akabanza agahuma iminsi 3, bakabanza bakamurandata, umucyo ukamutungura, akamenya imbaraga zirenze izindi mbaraga yari afite ubushake yiyemeraga kubera umuryango we n'ibindi byose. Ariko Imana imutunguza umucyo, Yesu aramubwira ngo kubera iki undenganya. Hanyuma atangira gushaka iyo Mana, atangira uburyo ki ayiramya. Rero Imana ishobora gukoresha ubwo buryo, ariko uburyo bwiza ni ukwizera ijambo ry'Imana utabanje guhura, utabanje kuba impumyi, utabanje kuba kumugara, utabanje kunyura mu bigeragezo bikomeye. Rero uyu muntu wa kamere aragoye cyane, kubera ko ujya kuvuga ijambo ry'Imana wavuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, agahita akubwira ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ariko iryo jambo ntabwo ryabashije kumuhindura, ahubwo niwe ugora abashumba mu itorero, niwe ugora abo babana muri ministeri, niwe ugora abantu baririmbana, abantu babana muri komisiyo runaka y'umurimo w'Imana, kubera ko atigeze ahinduka. Ibintu by'Imana arabizi, ashobora kuba yaranabyize, yaraminuje, abantu babireba bakavuga ati uyu muntu agomba kuba pasiteri, ariko atarigeze ahura na Kristo. Guhura na Kristo n'umwuka w'Imana, ya kamere igahinduka, niko kuba umukristo nyawe. Hanyuma hari undi muntu wa gatatu nawe tuza kuvugaho, ni umuntu noneho utemera ibintu by'Imana, ni umuntu w'isi, ntiyemera ibintu by'Imana na gato. Rimwe na rimwe iyo tukimara gukizwa, maze kubiganiraho n'abantu benshi, usanga ari experience imwe. Usanga nko kwitwaza Bibiliya gutya, kwitwaza Bibiliya aba ari ikintu gikomeye cyane iyo umuntu agikizwa. Hari umuntu wigeze kutubwira ko agikizwa baramuhamagaye bagenzi be nyine bo ku rusengero, baramubwira ngo Yesu ashimwe mukozi w'Imana, kubera ko yari kumwe n'ikigare basangiraga kera. Amubwiye ngo Yesu ashimwe, yanga kuvuga ngo Yesu ahimbazwe, aravuga ngo ni sawa. Ni ukuvuga ngo hari izindi mbaraga ziba zikigufasha umuntu aba atarahohoka wese. Ni nk'uko iyo umwana avutse abanza kugaburirwa, akambikwa, akarerwa, hanyuma akagera ku rugero rushyitse. Rero ibyo bintu twese twabinyuzemo. Abantu iyo ugikizwa, uvuye mu rumogi, uvuye mu basinzi, kugira ngo ubavuga ngo Imana imfashe simpure nabo mfite Bibiliya, wenda ukaba wabwira umugore wawe ngo ayigutwaze, wenda mugiye ku rusengero cyangwa abana, cyangwa ukayihisha mu modoka ahantu kure ku buryo uza kwinjira mu rusengero, ariko ntibakubone utwaye Bibiliya ngo bavuge ngo se nawe wagiye muri biriya bintu by'abasazi. Ni ukuvuga ngo hari abantu b'isi bo batarimo kujya mu ijuru, batazi ibyo ngibyo, bameze nk'uko twari tumeze kera tutari twizera. Abo bantu rero tugomba kubasengera, ariko ubo barimo kudushaka kugira ngo badukureyo. Barimo kutubwira yuko twasaze, barimo kutubwira yuko abapasiteri badushutse, barimo kutubwira yuko tutari mu byo tuzi. Ariko umuntu wahuye na Kristo agahinduka, ibyo ngibyo ntabwo abyitaho, kubera ko aba afite ikintu gifatika kirenze ibyo ngibyo abantu bashobora kuvuga.
rero ni abo bantu batatu. Niba urimo gukurikira rino jambo ry'Imana uri muri abo bantu batatu, swate warahindutse, uri umukristu w'umukiranutsi ku buryo ikintu kibi cyiza akaba aricyo kikubuza amahoro. Mu gihe wakoze icyaha akaba ari bwo ubura amahoro. Ariko ushobora kuba nawe uri mwibereye mu itorero usinda, ukagaruka ugasenga, ugasambana, ukagaruka ugasenga, ugenda ukora ibyo udashaka, ariko ukumva ufite umutima wo kuramya Imana, wo gushaka mu maso y'Imana. Rero ndaza kukubwira ikintu uri bukore. Ikintu wakora nuko warushaho kwegera Imana, ukarushaho gusenga. Ese icyo kintu uhora ukora udashaka, wigeze byibuze wiyiriza umunsi umwe uvuga ati Mana ndashaka kubohoka kuri iki kintu, ndashaka imbaraga zinshoboza kubohoka kuri iki kintu? Ese ubwo bubata urimo byigeze bikuba, uretse kukubabaza gusa, hari ikindi kintu wabikozeho? Wigeze ugenda ukegera umushumba ukamubwira ati njyewe mfite ikintu, ikibazo iki n'iki, mfasha gusenga kugira ngo mbohoke, kugira ngo nanjye nzabone ubugingo buhoraho, kugira ngo nanjye mbone ibyishimo by'abakristo, ibyishimo by'abera? Rero birashoboka, niba warakandagiye mu nzu y'Imana, biroroshye cyane kandi birashoboka kugira ngo wuzure umwuka w'Imana kandi ukorere Imana, ugire bino byishimo n'umunezero by'abana b'Imana. Ndaza gusoza mvuga no kuri avantage cyangwa umumaro wo gukizwa no kuba umwana w'Imana. Yesu asengera abigishwa be muri Yohana 17 umurongo wa 15 yaravuze ngo sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Haleluya. Isi itubona nk'abantu babambwe, natwe tukayibona nk'ubambwe. Iyo uri mu cyiciro cya kindi cya mbere cy'abantu bakijwe bahindutse, hari igihe ureba isi, hari igihe ureba abantu mwabanaga ukavuga se bariya abantu batekereza gute, kumva utabyumva, ariko nabo ntago baba bakumva. Baravuga se uriya muntu yarasaze, yabaye gute? Iyo conflict irahari y'abantu bahindutse n'abandi bantu batarahinduka, kubera ko bakora ibyo utumva. Ntago mwumva ukuntu umuntu akomeza gukora ikintu kandi atagishaka, kandi azi ko gikora ikibi. Noneho rero natwe ntitwumva, nabo ntibatwumva, natwe ntitubumva, ariko twebwe turabumvaho gatoya kubera ko tugomba no kubasengera, kubera ko ibyo barimo twabibayemo, tuzi eta yabo, tuzi uko bameze, tuzi uko bamerewe. Niyo mpamvu rero tugomba kuyirushaho kwingingira abantu batari bamenya Imana. Yesu yaravuze ngo ntago nsabira ab'isi, ba bandi nyine batemera, ba bandi banze kwihana, ahubwo ndasabira abangaba bose kugira ngo ubarinde umubi. Ni ubushake bw'Imana, reka nkubwire ko ari ubushake bw'Imana. Niba warakijijwe, ni ubushake bw'Imana kugira ngo urindwe n'ingabo zikomeye, ingabo zigendera ku ibendera nk'uko umuririmbyi yabiririmbye. Haleluya. Ni byiza kugira ngo urindwe umubi, ni byiza kugira ngo Imana ikurinde. Ni ubushake bwa Yesu Kristo kugira ngo urindwe Satani, urindwe abadayimoni, urindwe imyuka mibi, urinde ibintu byose bishobora kukubuza amahoro. Ni ubushake bw'Imana kugira ngo ubeho neza niba warakijijwe. Nubwo hari ibintu byinshi bishobora kuba bikubuza amahoro, ariko ni ubushake bw'Imana kugira ngo urindwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubushake bw'Imana nuko urindwa umubi, ukarindwa Satani, ukarindwa ubuzima bubi ubwo ari bwo bwose, hanyuma ukagira ibyishimo n'umunezero bitangwa n'Imana. Rero ndagushishikariza kugira ngo ukomeze wizere Imana. Niba warahindutse, komeza urebe ese nta kindi kintu nkeneye guhinduka. Ntago guhinduka ari ikintu kirangira ngo uvuge ngo nahindutse byarangiye, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga yuko abanyamahirwe, abakiranutsi ni abantu bafite inzara n'inyota yo kuvuga ngo ese nta kindi kintu nshobora guhindukaho, nta kindi kintu nshobora gukora mu bwami bw'Imana kirenze icyo nari nsanzwe nkora. Ese nta bundi bwitange nshobora kwitanga birenze uru rugero rusanzwe. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo twese turabikeneye. Ikindi abantu nshaka kuvuga, iyo umuntu yakijijwe, ijisho ry'Imana riba rimuriho,
ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ni umukiza w'abantu bose, igusha imvura ku babi n'abeza, ariko cyane cyane ni umukiza w'abizera. Abantu bizera baba bafite keya itandukanye n'abantu batizera. Ndibuka muri ijambo ry'Imana ahantu Mose yatumye abatasi ngo bajye gutata igihugu, hanyuma abatasi 10 baza bavuga inkuru z'incamugongo, abandi 2 ariwe Yosuwa na Kalebu baza bavuga inkuru nziza. Baravuga ngo bariya abantu badasenga batizera nta kibakingira. Haleluya! Ariko ni ukuvuga ngo twebwe dufite ingabo ikomeye, turarinzwe, turakingiye, turi mu gituza cy'Uhoraho, dufite ubuzima bwiza, ntabwo kiri mu bubata bwa Satani, ahubwo dufite amahoro atangaje udashobora gusobanura. Rero ushobora kuba hari ikintu ushaka mu buzima bwawe, ushaka ku Mana, ariko banza umenye yuko isano dufitanye n'Imana ntabwo ari iyo gusaba no guhabwa. Gusaba no guhabwa ntabwo ariyo sano yacu n'Imana. Isano yacu n'Imana, turi abana b'Imana, twarakijijwe. Hanyuma iyo uri umwana mu rugo, ibyo data afite byose biba ari ibyawe. Ni impamvu z'igihe gusa. Haleluya! Haleluya! Isano dufitanye n'Imana ntabwo ari uko twayisabye imigati ikayiduha, kubera ko baba Kristo ba kamere niko baba bateye. Baravuga ngo Imana ntabwo yampaye iki ngiki, nanjye ntabwo nzongera gukora iki ngiki. Ni kuvuga ni nk'aho bafite kontra yo gusaba no guhabwa, mu gihe udahawe ukigendera. Kubera ko mu butayu Yesu arimo gutubura imisima, hari abantu baje benshi, baraza Yesu aratubura umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, noneho Yesu arabyihorera kugira ngo arebe ese aba bantu bankurikira kubera imitsima cyangwa hari ikindi kintu babonye. Noneho abantu bose bagenda bamuvaho kubera inzara. Noneho ahindukirira abigishwa be, noneho arababwira ese mwebwe ko mutagenda, abandi ko bagiye, mwebwe ko mutagenda bimeze gute? Ariko umwe muri bo witwa Petero yuzuye umwuka wera aravuga ngo natwe twakuvaho tukajya he, ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Haleluya! Twebwe twasogongeye ineza yawe, twasogongeye kugira neza kwawe. Isano dufitanye ntabwo ari uko waduhaye imigati, nuko uri data natwe tukaba abana. Iyo sano rero ntabwo twayigurana n'imigati. Haleluya! Ariko baba Kristo ba kamere n'aba bantu b'isi batizera barebera Imana mu migati, barebera Imana mu bintu bifatika. Ariko twebwe biva mu mitima yacu, tukayiramya n'imitima yacu, tukayikorera amanywa n'ijoro. Haleluya! Soza umwanzuro, ndashaka kuvuga ngo niba uri umukristo wa kamere, hinduka. Imana irashaka yuko uhinduka rwose. Haleluya! Ukareka kugorana, ukareka kugora abantu, ababyeyi, inshuti, bavandimwe, abashumba. Iyo umuntu atarahinduka, umujinya we, amahane ye, ibyaha bye aba ari ikibazo muri sosiyete. Kandi umuntu ni enestre sociale. Iyo ukoze icyaha ntabwo kigira ingaruka kuri wowe gusa, kigira ingaruka no ku bantu bagukikije, no ku gihugu, no ku miryango. Rero icyo nshaka gusorezaho ni mu Bafilipi ibice 2:12, havuga yuko tugomba gukorera Imana tuyubaha kandi tuyitinya. Haranditse ngo nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ndahari, muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi. Ni ukuvuga ngo niba warakijijwe ntago bihagije. Hari abantu njya mbwira se kugize igihe udaterana, akavuga ngo urumva nari busy. Ababwira ati iyo ikara ari ryonyine nubwo ryaba ryaka umutuku, ukarishyira ku ruhande, mu minota mike riba ryazimye. Ariko ushobora gufata ikara ritaka ry'umukara, rya rindi rikiva mu mufuka, warishyira ku mbabura rigahita ryaka automatically. Izo ni imbaraga zo kubana n'abera, zo gusengana n'abera, zo guterana. Rero niba udaterana, nubwo waba wuzuye umwuka wera uvuga mu ndimi uhanura, ndabizi muri iki gihe ushobora kuvuga guterana ntago gize, ariko ushobora no guterana online, ushobora no guterana
ukumva ijambo ry'Imana, ushobora no guhamagara umushumba ukamubwira ati ndumva nkeneye kugira ngo nsengerwe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu iyo udaterana, uwo muriro ufite byanze bikunze uzagenda umanuka iyo udasenga. Ni ukuvuga ngo nk'uko umwana iyo avutse akenera kurya indyo yuzuye, ngewe n'izi ibintu bijyanye n'imirire, indyo yuzuye abenshi mu babyeyi barabizi n'abatari ababyeyi barabizi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yavutse no mu bwami bw'Imana, niyo mpamvu tubona abantu bakizwa bakabatizwa hanyuma bakisubira kuri bya bindi yasi, bya bindi byabagamo bikabamira, ugasanga babayeho mu buzima butari bwiza, basubiye muri bya bindi. Kubera iki? Baretse ihame ryo guterana. Rero hano hariho impuguro muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda umushyitsi. Ni ukuvuga ngo ugomba kugira impungenge ukavuga ati ko ntwaye agakiza, ikintu cy'agaciro, izahabu, nagurishije ibintu byanjye byose nihaye Kristo, niyo mpamvu ngomba kwigengesera ngakora ku gakiza kanjye nkakarutisha ibindi byose, akaba ariko ndushaho gukorera Imana kandi arushaho ko ndushaho kumvira Imana. Rero tugiye gusenga dusaba kugira ngo Imana iduhe guhinduka rwose, kandi birashoboka. Niba narahindutse nawe wahinduka. Hari abantu bashobora kutamenya uko byagenze. Hari abantu bambwira ngo ariko ntago wasaze, ibyo bintu wagiyemo kubera iki? Okay, ntago urabyumva, ariko nawe uhawe ubuntu bwo kubyumva, nawe waramya Imana ukayihimbaza kandi ukamenya yuko nawe wari warayobye. Ariko reka nibwirire abantu bahindutse kugira ngo bakomezeho. Iyo ntambwe ugezeho ni nziza, komerezaho. Ariko ndabwira n'abapagani bo mu rusengero n'abandi bayoborwa na kamere, batukana, biba, bica, kandi ku cyumweru bakaza bagasenga, ariko akaba ariyo lifestyle yabo, bakongera bakabisubiramo. Birashoboka yuko ibyo bintu byashyirwaho iherezo, ukuzura umwuka w'Imana, ukadomina ibyo bintu bikudomina, ukabijya hejuru. Hanyuma ndabwira abantu bakiri mu isi yuko Yesu yaje gupfira abanyabyaha. Muri bo nawe urimo, nanjye ndimo. Rero Yesu agutegeye amaboko kugira ngo akwakire, umunezeze, uhinduke, ubone ubugingo buhoraho, hanyuma ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka. Reka rero dusenge kugira ngo Imana itwuzuze umwuka wera, kandi turindwe, kandi duhabwe umugisha muri iki gihe no mu gihe kizaza. Dukomeze kwamamaza ubwami bw'Imana, dushima Imana, tuzamura icyubahiro cy'Imana, dushize amanga, udatinya kwemera Kristo, udatinya kugaragaza yuko uri umukristo, uri umurokore. Izo mbaraga zose zitangwa iyo ugiye ku birenge bya Yesu Kristo, ukaramya, ugahimbaza, ugasenga, uhabwa gushira amanga, ukabasha noneho kubwira na babandi bakiri mu isi bakaza. Ni nayo ntego yacu, kugira ngo tubwire abantu bose batari bamenya Imana baze. Ukuboko kw'Imana kurarambuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu yumva ijwi ryanjye akaza, ndinjira dusangire. Urashaka gusangira na Kristo? Urashaka gusabana na Kristo? Urashaka kumvira Imana? Urashaka kuva muri ibyo bintu urimo ukora bigukoza isoni, ukora udashaka? Reka dusengane. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kugira neza kwawe. Reka Mwami Imana ubwami bwawe buze. Icyo ushaka Mwami Imana mu buzima bwacu, mu buzima bw'uyu muntu ukurikiye Mwami Imana, ugikore mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndinginze kugira ngo ukuboko kwawe gukomeye, ukuboko kwawe gukiza, kubohora, kubuze Mwami Imana ku buzima bwa buri muntu wese. Mu izina rya Yesu Kristo, aba bantu bahindutse bakomeze bisuzume, barebe ko hari indi ntambwe batera Mwami Imana, kuko uko dukomeza kukwegera niko turushaho kumurikirwa n'umucyo wawe Mwami. Reka Data twese uri mu ijuru, aba bantu baba mu rusengero ariko badahinduka Mwami Imana, aba bantu Data nabo barashaka guhinduka kuko bakora ibyo badashaka, ariko Mwami Data twese uri mu ijuru, turinginze kugira ngo ubasange, ubahe Mwami Imana guca bugufi, bature Mwami Imana, bamenye yuko Data bafite intege nke Data, maze bature Mwami, bashake Mwami Imana abantu Data babafasha mu izina rya Yesu Kristo. Begera abashumba, bature Mwami Imana, babone imbaraga zo guhinduka rwose nk'uko ijambo ryawe rivuga. Mwami, turakwereka n'abantu twabanye Mwami Imana mu byaha,
twabanye mwami Imana mu gukora ibibi biteye isoni, na n'ubu ngubu bakibirimo mwami Imana batari bahinduka, ubasange ubiyereke mwami. Reka data bene wacu bakizwe, ababyeyi bacu, abavandimwe bacu, abaturanyi bacu badakijijwe bakizwe, bizera imbaraga z'Imana. Ndagushimiye mwami Imana yuko data ukuboko kwawe gukomeza mwami Imana kubana n'abera bose. Mwami Imana, icyubahiro cyawe kigakomeza kugota mwami Imana itorero ryawe, imirimo dukora mwami Imana dukomeze guhabwa umugisha. Turabizi yuko turinzwe mwami Imana kandi turi abanyamugisha, tuzakomeza kwaguka no gutera imbere, tuzakomeza mwami Imana kuba mu bwiza bwawe, tuzakuramya, tuzaguhimbaza, tuzagukorera. Shimwa habwa icyubahiro yuko mwami Imana waduhaye umunezero w'agakiza. Turashima izina ryawe no kugira neza kwawe kwinshi, mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen.